rwe pasiteri kagatuye mu rupfu niyo hari n'imbaraga Mwuka w'Imana n'ubwo pasiteri yavuze ngo neza pasiteri wacu yatubwiye mu rupfu rwe rw'Imana ntiyegerwa none mwaje Yohana yaranditse avuga ngo igituma dutinyuka nuko tuzi ko ajya twumva sambura amaboko duhurize Imana tugakomeza gutsinze iyo abantu batsinze nkunda mace jewe nkunda mace ariko muri minsi sinkizireba cyane ariko iyo bigeze finale nakurikiranye finale ya Churu
Yesu murufu we pastor kagatu mu murufu niyo hari imbaraga muka w'Imana no pastor yavuze tuneza pastor wacu yatubwiye murufu we w'Imana ntiyegerwa none mwaje Yohana yararitsanga ngo igituma dutinyuka nuko tuzi ko ajya twumva sabura bako tuvuze Imana kuko gutsinze iyo abantu batsinze kunda match jewe kunda match ariko muri misi sikizireba cyane ariko iyo bigeze finale nakurikiranye finale ya Arsenal finale oya hagarari kandi finale Arsenal na Real ariko fana Arsenal ariko batsinze ukumfurishi ariko Yesu yaratsinze natwe turatsinze hanyuma ureje rero mukuru cyane kugira ngo insinzi y'ababetse It's easy. Yesu yatsinze muhobere cyane tuzamura amaboko hari ibivuga ngo Mesi ukura kw'ibyaha kuva
tuyitangira. Mushake ntumucuranga tuyiririmbe. Bwana asifiwe sana. Dore ikintu natekereje, ibi turirimba turabyizera. Ntimuvuge ngo cyane, ibi turirimba turabyizera. Yes. Nimba tubyizera rero, mureke tubeho ubuzima busa n'icyo Kristo ashaka. Tuzamure data cyubahiro cyane. Bwana asifiwe sana. Yohana yaranditse igice cya 12 umurongo wa 24. Yesu niwe ubwe wibyivugiye, yaravuze ngo akabuto kamwe iyo kadapfuye ngo kaje kuzimu gahoraho konyine, ariko iyo gapfuye kera izindi mbuto. Dore ikintu Yesu yaravuze umuzuko ariryo tangiriro ry'abizera. Tuzamure data cyubahiro cyane. Abantu benshi ntibarakamenya, abantu benshi barataye umwijima, abantu benshi ntibarapfana na Yesu Kristo ku musaraba. Dusubire muri iyo ndirimbo murakoze. Mutima urambwiye ngo umugabo umwe wuzuye umwuka azatere haleluya, n'umugore wuzuye umwuka azatere haleluya, n'umusore wuzuye umwuka azatere haleluya, n'umukobwa. Dushime Imana yadukuye kure. Umugabo ni wowe, umugore uyu, umuhungu n'uyu, umukobwa n'uyu. Uvuga uhere ku mukobwa uri Imana isubahira. yatsinzwe mu ntegeke za Yesu. Igihe yacika icyubiye Satani. Igihe
icyo gihe umuntu wari ufite uwiwe yamurengezaga akamutereramo ikidendezi cyihindurije zamura ibiganza niturangiza zamura ikiganza zitatu tugeze n'igice mushaka sirimba